Guys, mbanze kubasuhuza haba aho muherereye ku isi hose, ndabasha no gushimira wowe uba ubashije gufata umwanya ugaha ino video kuri iyi channel yacu. Ni Plana nk'ibisanzwe, aho izajya ikugeza ku bintu by'ubumenyi bijyanye na telefone, icyo ari cyo cyose ikibazo wagira ndetse n'ibibazo byose bya telefone igikunda kugira. Uyu munsi rero akantu nabateguriye ni uburyo wakongera capacity ya storage ya telefone yawe mu gihe telefone yawe bari kukwereka ngo yuzuye kandi uheruka gusiba. Ibyo bintu bijya bikunda kubaho cyane, ugasanga urasibye hanyuma nta n'ikintu usizeho, hanyuma mu kandi kanya wajya gushyiraho ibintu ugasanga biri kwanga. Ibyo biterwa n'iki rero? Tudatinze rero, icyo usabwa ni ugukora subscribe, like, comment kugira ngo ibindi biganiro bitazajya bigucika, dore ko ino channel izajya icaho n'ibindi biganiro bikwigisha uburyo wakorera amafaranga online kandi ndetse crypto mining za Telegram bitagusabye gushora. Tudatinze rero, uraza urebe muri setting uyikoreho, utegereze, ubwo nurangiza urahita uze storage yawe yikandeho, utegereze mwihangane. Urabona phone gutyo, ubu ngubu tuvugane device ya storage iri kuri 97, memory iri kuri 74. Aha handi rero ukoze, ubwo uraza, aho uraza ugahitamo, urahita uhitamo kuri device storage aba ariho ukanda, utegereze, mwihangane, sorry. Ubwo nk'ibisanzwe urahita ukora sorry gato, uraza uhita ukora hano kuri device storage, utegereze, nurangiza ubwo urategereza akanya gatoya, nurangiza uraza guhita ukora hano kuri app, utegereze birodinge gatoya. Nibimara kurodinga, noneho ikintu cyitonderwa, urabona hano bahise bakuzanira app ndetse na mega zazo zigiye zifite gutya. Icyitonderwa rero muri ubu buryo, ibintu tugiye kugenda dukora, uraza wenda ufate nk'iyi app ifite, urabona TikTok ifite giga 1.51. ese koko iyi app waba warayidownloadinze cyangwa se warayifashe ifite ibi byose? Wapi, ibindi byose n'ibindi bigenda biza, ahubwo biba bitagufitiye umumaro. Uraza nk'uko bisanzwe ukore kuri iyi TikTok, ukoreho, urahita ubanza uze ukore kuri clear cache, utegereze, mwihangane. Nusoza uze nangaha kuri clear data, ukore kuri OK, bigiye kugabanuka, murahita mubibona hano hejuru. N'ibisanzwe mutegereze, biri kuba ko nk'ibisanzwe urabona zisigara ari 247. Ibisanzwe urahita ugaruka inyuma, urabona TikTok yari ifite gigabyte imwe, wibuke dore ifite 247. Gusa icyitonderwa ukwiye kugira, niyo mpamvu nakwifuriza ko iyi video yirangiza kugira ngo hatazagira ibikugaruka. WhatsApp nka gutya, niyo usanzwe ukoresha WhatsApp, nuza kubikora kuri WhatsApp message zose uraza kongera utangire WhatsApp bundi bushyashya. Ubwo WhatsApp yo nushaka uraza kuyitaruka uyihorere. Ubwo ngubwo urahita uza buri app zose ugenda uzikora, wenda nk'iyi ngiyi Bitgate nayo reka tubikore. Iyo ndabona ikoreye clear cache, uraza kuri clear data, utegereze urebe ko zigabanuka, urabona zibaye 60. Noneho kugira ngo video itaba ndende, buri app zose hano uzajya ugenda ubikora gutya. Ni ibintu byoroshye. Nk'ibisanzwe rero, urabona
ugisoza ubwo ngubwo apu zose uragenda uzikorera gutya, cyane wibande kuri apu ubona ziba zigiye zifite mega izitwara nyine mega tu, kuko ziba zizitwarira ubusa nyine. Icyo wowe ukoze nyine uba uyifashe nyine ukongera ukayitangiza nyine, biriya bintu ntibikomeze ibitwara, kuko nibyo bikomeza bituma telefone yawe ikomeza yuzura, bigatuma telefone yawe apu izindi cyangwa se ibindi bintu bitajyaho. Ubwo ngubwo tugarutse inyuma, reka tuze tugaruke inyuma turebe ko storage byagabanutse. okido tugitangira mwibuke yuko storage yari 97 nk'uko mubiruzi. Urabona gutya storage yabaye 89, kandi ni app imwe ndetse n'indi ni app ebyiri zonyine, TikTok ndetse n'ira Byte wallet nizo zonyine twakoreye. Ubwo rero zose iyo ubikoze gutya storage ishobora kuva nko ku ijana ugasanga isubiye nko kuri 45 cyangwa se guhera nko kuri 40 kuzamura. Bino bintu birarya nuko nguko rwose. Mbashimira wowe wahaye n'umwanya video, kandi mbasaba kujya mukora share, comment, rwose nyine cyane subscribe. Ariko niba wumva wakunze iyi video yacu kandi kuzajya ubana n'utundi tuntu twiza nzajya mbagezaho, wakora subscribe warangiza ugakora ku nzogera, ugakora kuri all, maze ibiganiro byose bikajya bikugeraho imbere y'abandi. Nyaboneka update. Sawa, murakoze, ibihe byiza.